umukobwa wabaswe n'umubiri arirebaga akihindukiza, kareba amatama kareba amata y'inzara agasiga ntiwarura, yareba umusatsi agatereka amaso ati burya nanje ndakomeye, nyamara iyo mubiri gumuhindutse na kimwe congeraga kugaragara. Ngiwacu sino mu biro byumve nzagusiga, ngo tubeshaga turabizi uzabura, naragusize ngo nkorere Imana, genda mu biro uzasigara. So Agahinda karakanyagwa, wiyambazaga izuba ziti ibyo ngibyo ntago tubizi. Sabe. Karakanyagwa Sabe. umukozi w'Imana wese atungwaga n'amasezerano, ibihumuriza bya buri munsi bikamukomeza, fata ubwishingizi muri Yesu maze umwiringire, nawe ntazakureka kandi ntazagutererana. Yego umubiri we umuntu utuye mu mubiri araruhije, kuko iyo utuye mu mubiri sindirimbo ya minota ingahe? ni iyindi ndi kumigisa kuvuja ndavanamo imwe nkashiramo indi.